kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahwema kutwereka muri kumwe natwe ibiganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi turi tariki 2 Gashyantare mu mwaka w'2025. Amakuru tubazaniye cyangwa se amakuru tugiye kuganiraho muri aka kanya ni amakuru n'ubundi yibanda ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo, ubwo ndavuga DRC. Ni amakuru noneho asa n'atangaje, aho noneho ubona ibintu bya politike byagiye bifata indi ntera. Ibi ngibi ndabivuga nshingiye cyangwa se nkomoje kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Kinshasa, ubwo yitwa Kayikwamba Wagane, ubwo yihandagazaga cyangwa se yajyaga ku mugaragaro agasabira igihugu cy'u Rwanda uko cyakurwaho cyangwa se cyakurirwaho inkunga giterwa cyangwa se inkunga gihabwa n'ari makipe aba afitanye amasezerano nacyo, ubwo ndavuga Arsenal, PSG ndetse na Bayern Munich. Uyu mugabo cyangwa se uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Teresa Kayikwamba Wagana. Yagiyeho rwose arandika ndetse amenyesha n'ari amakipe mvuze haruguru ngo guhagarika amasezerano afitanye n'igihugu cy'u Rwanda, ngo kuko iki gihugu cy'u Rwanda ngo mu bijyanye n'imyitwarire gifitanye imyitwarire y'ubufatanya cyaha cyangwa se yo gufasha umutwe wa M23. Ibyo byose Minisitiri Kayikwamba yabyanditse nyine ashingiye yuko ngo igihugu cy'u Rwanda gifite imyitwarire idahwitse cyangwa se itameze neza, ngo kuko gishyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23. Si ibyo gusa, ahubwo reka twigarukire ku bitero simusiga byabaye tariki 30 Mutarama muri uyu mwaka turimo n'ubundi, ubwo nyine ahagana tariki 27 Mutarama aribwo igisirikare cyangwa se umutwe wa M23 watangazaga ifatwa ry'umujyi wa Goma. Igitero noneho cyabaye tariki 30 Mutarama. Ni igitero simusiga cyangwa se ni igitero cyari gifite ubukana bukabije ku buryo abantu bahatakarije ubuzima ni benshi. Ibitaro bya Goma byatangaje yuko imirambo 773 ndetse n'abantu basaga 1400 bakomeretse, ngo kandi ibyo byose byakozwe mu minsi 4 gusa. Urumva ko ni intambara cyangwa se ni igitero cyari cyateguwe kimeze neza mu bijyanye n'urugamba, kuko abantu basaga 773 bahise bitaba Imana kandi imibare iracyakusanywa, bishoboka ko yakiyongera isaha ku isaha. Igihari ni iki bivuze ko n'ubu rwose intambara iracyarimbanije cyangwa se iracyakomeje mu burasirazuba bwa Congo, aho n'ubundi rwose ingabo za leta FARDC zikomeje guhanganamo n'umutwe wa M23. Ibi byafashe indi ntera nyuma y'uko umutwe wa M23 umaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'umujyi muri rusange wa Goma. Ibingibi bikaba byahururije amahanga mu kugira icyo avuga, nk'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wagize icyo uvuga usaba yuko nibura hahita hahagarikwa iyi ntambara kugira ngo ubutabazi bw'ibanze bubashe kugera kuri bose. Gusa nyine n'ubundi bitavuze ko urugamba rukomeje. Uracyumva urufaya rw'amasasu mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Goma, aho n'ubundi rwose ucyumva imbunda ntoya ndetse n'ibibunda binini, kuko ntihashira iminota 30 utumvishe urusaku rw'amasasu. Gusa UN yo yasabye ko batanga agahenge kugira ngo ubutabazi nyine bukorwe, ndetse
n'ababukeneye bubashe kubagereraho mu gihe, kuko ngo ibi bikomeje gutya ngo ikiremwa muntu cyaba kiri kuhazaharira kandi n'uburenganzira bwacyo bukomeze kugira kubangamirwa, kuko ngo mu iyi ntambara ngo hari kubamo n'ifatwa ku ngufu. Ubwo rero ni ibyagendaga bitangazwa n'ibihugu by'Uburayi. Ndagushimiye, komeza ugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane nawe. Ciao ciao.